Kuranyumva ariko. Kuramumva? Ntabwo ndi kumva. None ko wumvishije Steve uvuge gahoro rata uvuge gahoro. Haguruka. Wavuze? Wavuze? Haguruka. Janze rero. Byakunaniye. Byakunaniye. Ntabwo uri kuvuga. Iyo yavuze cyane. Ariko mvuga. Wavuze Kaki. Haguruka. Nazavuga ngo haguruka. wewe. Subiza abana ngiye kukubwira. Ibi bintu biragoye. Ko bikomeye. Yesu ni mwiza. Bimeze bite? Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza. Ko numva ngo bimeze bite? Yesu ni mwiza. Oye. Twagiye. Udore aravanamo. Ntubanamo. Ngamubwire. Mugiye. Uvuga neza. Subiramo. Mugiye. Avuze gute? Karavuga ngo beya. Muraho neza cyane nizeye ko meze neza tubaye kaje kuri The Voice of Love abashasha kuma amazina yanjye Sandra Kayonga tubaye kaje cyane dukomeje gushimira rero abakomeje kutureba abakora subscribe abasharinga abatera komanteri abalikinga nuko ntabwo dufata nk'ibisanzwe tubiha agaciro cyane rero turabashimiye cyane Imana y'umugisha ndakwakiriye nawe umeze neza naravuze ubushize naravuze ngo ora ndi umushyitsi hano sindisanga ntabwo ndahagera neza zakomeza ngo umushyitsi nkuko baza babimbwira nyine niko babonye ngo bizoza bigenda ariko ibyo ari byo byose abasanzwe bari aha ngaha muratuzi yuko tutari abashyitsi n'ubundi hari umuntu wavuze ngo urugo rutakwise umushyitsi reka tugume tube abashyitsi ntakundi ubwo nyine tuzoba abasangwa tuziyakira natwe ndabashuje cyane amazina ni yayandi Muvura Trésor tumeze neza turashima Imana ku bwanyu turashima Imana ku bwacu mu by'ukuri abantu bakomeje kudukurikirana ari benshi kandi ndi kubona yuko intego twihaye byanga byakunda bishobora kuzakunda umuhanda uracyari wa wundi 2000 uku kwezi kwa mbere tugomba kuba tubigeze dufatanyije hamwe twese mukomeje kubidufashamo tuzabigeraho n'ibyo ngibyo uyu munsi rero twazaniye umutumirwa umunyamakuru agent utagitera akaye kandi ibyo byose umva umucuranzi The beauty. umunyamakuru umucuranzi umuririmbyi umuhimbyi umva byose ari afite umva nyinshi pe turwaye ikazi cyane kuri The Voice of Love none urwo nzi guhinga cyane ubu ntacyo umuhimbyi yoroshye asante cyane ku ikaze umeze neza bimeze neza cyane turwaye ikaze no kuri ku ijwi ry'urukundo hano ni mu rukundo kabisa witwa nde uri muntu ki twibwira nyine wibwira abantu badukurikiye bamwe bakuzi n'abandi batakuzi asante afite akantu k'ubwoba gusa mwihangane nimubona amazina ni Ruremerwa Steven ndi umusita ndi umukwe w'abasame ndi umunyamurenge wo mu Mibundo
ahantu bita i Maranda. Okay. Tuye hano muri Kenya ahantu bita Mwiki. Ahantu gutya bita kwa Chifu. Siporo iranze Neza. neza. Iranze neza. Ushaka neza Aho ngaho umugara kwa Chifu mukabura umenye ko Garuke baze kabisa. uko yimutse. Nuko bimeze. Papa afite abana babiri b'abakobwa. Umwe yitwa Debora, inshuti Cyuzuzo, niwe mukuru. Uwa kabiri ni Abigail, agwiza imigisha. Wow. Amazina bazi guhita mu mazina. none ako kagwiza Agwiza imigisha uwo yaragatekereje. Ako kantu ni nyina, ni credit ya nyina. Kuko nje umwana n'isi zina. Ndi Debora nyine. ariko na Dibara ntabwo ari ibintu ko ari iby'abakecuru nyine Ngo ni iby'abakecuru rero. muri ikinyejana turi kujamo Dibara abakecuru bitwa Dibara Nkunda Debora cyane. Wowe uzamugendera kuri Bibiliya ibigwi bya Debora ariko n'ubundi ariko nibyo biza n'ubundi umuntu kugira ngo ashake izina ry'umwana wiwe ugomba kubanza kureba ibikorwa. Ariko se ubu ngubu niko bikigenda. Uriya n'akazina gasanzwe nakura ngira imfungenge ko azarinda ariko ni byiza umwana wanje nakura akabona kino kiganiro ngiye mubwiye ni byiza uzi koko urabivuze mpita ngira usigaye usanga Debora ngo ni Bora ngo ni Bora ntabwo nari mbizi. Hari umuntu wanyandikiye noneho twaze tuvugana kuri telefone noneho aranyandikira nzi ko yitwa Debora ngiye kureba noneho nsanga ngo ni Bora mbanza rwose uyu ni we se nshaka cyangwa si we ni amasa n'ucanganye kiwe noneho nzaga kubimenya ndamubaza se witwa Bora ngo ntabwo uzi izina ryanjye ni Debora ngo yaragahinnye akaba ka Bora. anyway tugaye ikaze cyane kuri The Voice of Love. Asante ni ukuri. Ukorera ku kihe kinyamakuru? Nitwa RTV 1. Abantu bagenda bamukora subscribe agira ibiganiro byiza byubaka sosiyete. Abantu munyarukireyo mugende murebe ibiganiro biriyo. Bafite community nziza hano, beza cyane hano kandi bafite umutima wo gushigikirana. Mu by'ukuri abantu bacu mugende muhagere ukande ndetse munatanga amakomenti munasharinge mubitanga ibiganiro byiwe. Nimba uturutse hano ugiye hariya kuri RTV Intwari RTV uzovuge ngo uvuye kuri The Voice of Love. tubimenye tugume tumenyane dushigikirane ndetse ahubwo mu kiganiro azogutangaza avuge ngo runaka yaraje. Okay, asante cyane. Steven atubwiye ko uri umupapa. Nibe byumvira icyo ugira iyo kubona abana bawe hariya byumvira nka bitatu usugira bitatu sibike kabisa. Icambere ni uguheba naratangara umwana wawe ukaza ukareba ukavuga ati aka ni akana kawe ni amaraso yanjye. Ni ibitangaza by'Imana. nibe byumvira usugira ni ukuri sinkubesha. Icambere naratangaye uko ni ukuriga nabuze ibintu bindi naratangaye. Uzareba umwana aza kurusha ukaba nkufunga nk'isura ejo azamaze akanjyamo urabona ukavuga ati iki kiremwa ni mwiza cyane. Ni ibintu byiza. Cya kabiri responsibility ni ikintu cy'agaciro. Kera kose umuntu yo kwigira nabi gushaka ugatinya utuntu tumwe n'utundi ariko kuba umubyeyi w'abana ni ikintu gikomeye cyane. Mu izina rya responsibility nabyo ni byiza. Cya gatatu ni iki? Cya gatatu
ibintu byiza ibintu byiza by'ibyo kuza muri kubona abana bawe niyo bampamagaye ngo papa runaka papa Debora uwo muntu nzambura nk'akantu nuko bamugurira nk'igifura akaja kukibaga nanone akagisangira n'umuryango birakomeye umwana ni ikintu umwana araryoha umwana ni ikintu gikomeye warashatse waduhaye nk'akarafito kawe k'iminota mikeya ukuntu wamenyanye n'iwanyu n'ibintu wifuzaga mu mugore wari ushaka ese ibyo bintu bitatu duheba kwanza nk'akarafito bukeya k'iminota afstory mwamenye gute n'iwanyu mwamenye ryari baramumpashije abantu nisa hari umuntu wampaye pasi yamubwira ati umwana ni muzima naje mukubita ijisho ndavivura agiraga ibintu nk'abingahe bigoye kandi wari ugoye nari ngoye muragira umusiri bateye nari ngoye umugeni nakaza ntekereza mu mutwe wanjye gusa numva nyine ari umukobwa kabisa kuko nabonaga agira amahame n'ibintu kaza muragira ibintu byinshi urebera mu mugore nari ngoye baramupashije baramupasa turavugana bwa mbere ndebe ifoto namuhaye aravuga ati n'umwana cyo ni icambere kubera ka baby face kandi ndabizi nawe tubwira amafoto menshi amafoto menshi iyi foto nayo ifotowe n'umuntu nyicamo namasije ka passport niko namuhaye ka passport tugiye guha umukobwa mpanterete icya kabiri kinshi intege kurushaho ngo yazabona nzamwitaye ayowe ahubwo bisobanura ngo ndirabura ngo iminwa yirabura amaso y'umukara akamubona ndi umubandi uko nuko abanza akakubwira gutya mutima urambwira ati uyu ntancika uyu niwe niwe akangarukira aho ngaho oya gikomeza ese kuratubwiye akangarukira wigira gutya wigira nawe garukazi bamuguhamo pase aguhaye amafoto urabivuye nawe umuhaye we akubonyemo kuri umubandi kimwe cyo niziho nza nivuga uko ndi muri introduction yanjye mpamagara umukobwa nkamubwira ati nduyu n'uyu ntuye aha tubayeho gutya niba ngira ifaranga nyinshi niba ari hafi ya ntazo aho niba nkijijwe niba ndakijijwe nanga ibi kundi ibi nkaba mwibwira tuvuga ko ndakuvugisha umunsi wenda none gushaka ngira defi ni uko mbabwije ukuri uko niko nteye ku buryo nibuka ko nyuma yo gushakana yaje afite ubwoba bwo gukomeza uko nari namubwiye meze n'abantu umuntu yaragoye asanga bisanzwe asanga ndi umuntu usanzwe nk'abandi uri igitangaza uko ni ukuri kugira ngo wenda hari ejo n'ejo bundi atazavuga ngo ndumubeshe kubera ko nanga kubesha nanga kubesha kandi sinkunda umuntu umbesha so byari nk'ibyo sinziga kuvuga love story keretse usubira umbaze icyo gihe nyine muhaye ifoto zawe ntaguhaye iziwe ese mwarakomeje muravuga hari kuta ko gazazakira ntangizeho nabi mare umuntu azakenera ngo ntamubwira wa mugabo ati tuje gusuraga wa mukobwa wapashije tugere mwaka shikasanga n'umuntu utandukanye n'uko ku mafoto ameze kandi sinamubwiye ngo ni jewe cyangwa ngo muteguze ngo turaje tipe yaramuhamagaye ati uri mu rugo tugusure abona agahishanya n'undi mugabo kandi mu by'ukuri unarebye birashoboka ko ndasa n'umuntu n'ifoto ntabaye kuko birashoboka yuko ifoto ushobora kuba warayifashe nka za 2010 si nk'ibyo byose se
narashitse yinjiranye turaganiriye ibyo tuganira ariko nari mfite nani ubwitonzi bwinshi ariko niba hafi igorana n'icyo ariko wumve ko ndi umwe mu bagabo bagiye gutereta neza bamusanga muri soko ntanditse ko uri uwa mbere nuko shikega mu rugo ndamubwira ati ni jewe aho twama dukomeza tiyatungurwa hari ukuntu twavuganye nyine asanga harimo ka diferanse nuko ariko se ndi umuntu wo gucishamo ijisho wahise umubwira se ikikugenza uramubwira ati njye narakunze ku mpamvu z'uko nirindaga kuzodesevuwara umwana n'abandi twarinze dupanga ubukwe ntazi zo kuvuga ngo turakundana ngaho zagenze gute wowe reka ngarukira ahantu nturuhava niwe muntu wambere waba warashatse umukobwa niyo nkwamiye tubwire niwe washatse umwana w'abandi utamubwiye ngo je naragukunze urabizi ko nawe ngo azabaza je naragukunze ubyifuza kamavuga nyine ikintu puruya wowe byagenze gute kugira ngo ushyire mu mago utaje kuvuga ngo nagukunze simbivuga mu izina kuko nuko abivuze ariko ari mu bakobwa benshi na Teresi ndetse ni nawe wa nyuma siko urumva ko hari abandi n'abanje hari amakosa nabikoreyemo bazombabarire muzamubabarire ntacyo imbabazi muzombabarire siko bawe nta mutima mubi mu by'ukuri rero nangaga kubona ukora herere maze tumenyane turi inshuti kandi kugeza umuhungu ukeneye umugeni ntazabibera gusa sinamubwiye ngo ndagukeneye ngo ngushake nabuze ibindi ariko babona icanzanye kandi intego tuyigeraho I'm very honest and clear. uyu muryango ushobora kuba ari umuryango w'abanyabwenge uzi kuba abantu bakaba bahura gusa ntibabwire noneho nshaka ikintu gitumye bashaka guhura ugira ngo usanga abakobwa bose nturi kubona umuhungu ufite icyo agushakaho ahubwo abakobwa twe tuba dukeneye ngo bakubwire mu izina bakubwire ngo gutya na gutya na gutya nyine ariko nanone ntabwo wapfa kugirira umuntu icyizere gusa none si ibikorwa kugira ngo ibikorwa birivugira kurusha amagambo none se ndamutse ngiye gutyo sibyo ukaruhuka ukanyiyumvamo wowe hanyuma noneho nyuma nkahita nkubwira ati ahubwo nigeze nkubwira yuko ngukunda uwo muhungu nawe ari ikigwari kugira ngo umuhungu ugukunda niyo atabikubwira urabibona gusa byose birashoboka Sandra hari ukuzaga bakumbwiye neza nje nkaza nje kukwiga wandeba ukabona intention yanje siko ariko njewe sinyiguhisha ariko n'ubundi ko ndagira ute ukunda kwiga tuzonziza icyo ntabuze siko ariko se sti umuhungu araje arakubigisha rimwe kabiri gatatu arakubigishije ari mu kwezi kumwe 2 3 4 5 wayoberwa umuhungu nyine we yokwiga amezi ntiyokwiga ukwezi kumwe cyangwa 2 ariko ntabwo yakwiga amezi 5 umugore cyangwa se umukobwa wenda ibyo bintu bihaye bibaho utupfa guhita wemera ngo winjire wenda neza ugwemo wishiremo umuntu wumva umuntu atarakubwira nyine icyo kintu kimugenza ahubwo mumaze kumenyerana gutyo wowe umubwira ati bimeze bite ko nta jambo ryawe woje kubaza umuhungu ngo kubera iki nta jambo urambwira cyane rwose tubwire Steve none se mwarinze muza gushaka ntaramubwira ngo ndagukunda n'umunsi n'umwe ni ukuri utaramubwira mama Debora uri hejuru cyane utaramubwira n'umunsi n'umwe ngo ndagukunda kiranutse twakundanye yani gukundana ko twarakundanye uzumve cyane ariko nunoza bene ibi byo kubwirana I love you bafata irembo ni rwamubwiye ngo uramukunda ku mpamvu z'umutima wanje ku mpamvu zo gukiranuka ega ni igitego
igitego utsinze ukavuga atanga umukino umukinnye neza nta faute ibaye nawe amakosa yo nabanje kuyakora mutagiraga mu bwenge nize mu bwenge nize nukoga murakundanye ubwo ni umunyamakuru ni ikihe kintu cyagutunguye cyane kuri we mukigera mu rugo kugera mu rugo ameze uko nasengeye umugore wacu azaba ameze ni ikintu ni surprise ikomeye cyane ikomeye kabisa ese tubwire ibintu bitatu hari ibintu umuntu aba yexpectinga mu mugore we akavuga njye nkeneye umugore umeze gutya na gutya ni ibiki ese ibintu bamwexpectingagamo warabibonye mugeze mu rugo hari ukuntu abakobwa tujya twigira wenda abantu bagakundana ariko batarakosana ntabwo uzi ko umugore aba agerakara ntabwo uzi ibintu nk'ibyo ese wowe ibintu wexpectingaga mu mugore wamibonyemo byose uri honest noneho jewe uri honest azavugaga ubu honest bwanje buri no hanze uretse naho ntari niba banavuze yego ni yego nawe ni hoya byose tubwire ni ibiki wowe by character ni byose wenda hari akantu gato kuri physical appearance gato gusa nari nshaka nyagituku inzobe oya ntakoba inzobe ntabonye ku mugore wanjye ziri mu bana mfite abana babiri ese inzobe njyewe nzi uyu muryango w'uyu mugabo ndawuzi inshuti yanjye afite abana biwe iwe ko muramubona ukuntu asa ndetse ubu ngubu akayobeka ariko none yakwandusha akayobeka iwe ni inzobe umugore wiwe ni inzobe nyine kwirabura ni inzobe oya ntabwo yokurusha kwirabura oya nje murusha kwirabura uyu wacu umugore wiwe ndamuzi nawe ndamuzi umugore wiwe ni inzobe hari babantu tuba tuvuga ngo ni imibiri yombi ariko ugasanga akayobe ko kariganzamo umugore wiwe niko ameze numva hanyuma noneho ariko abana babo ni ukuvuga ni ya nzobe nyine ni inzobe nyine abana ni inzobe kabisa mu nda y'umuntu haba harimo ibintu bimwe urashaka kubituka kwa nyirakuru wenda ariko famiye turazifite inzobe afite abana b'inzobe mujya mushwana n'umugore wawe cyane hari abantu bamwe bibwira ko kuba uri mu rugo ushobora gushwana n'umupatira wawe ese mwiyo mushwanye bigenda gute mushobora kujya ahantu mwashwanye cyane n'ibyo biza biturukaho ni naje uzubimara nyine na ka kamere kabasiga ndi kubura ariko iyo nakoshe mba mbizi ko nakoshe bagomba kuvuga ngo umusore bitaragera kure cyane uri umugabo ntorara ntariye ariko akambabarira mumaze imyaka ingahe mwubakanye kiraje kubihe mu myaka 3 ni ikihe kintu wigiye mu rugo ni byinshi ngomba kuba intwari kandi ndi umugabo I have to provide ngomba gukora iyo bwakabaga umugore akarya akambara inzu ikishuka ngaha abana bakabona buri kimwe cyose iyo ni responsibility igira kabiri ngomba kuba urugero rwiza rw'umubiri suko se cya gatatu ni iki kiri muri ibyo ngibyo uvuze byinshi cyane nubwo uvuze ngo bibiri ariko icya mbere gifite ibintu birenze 5 cyangwa se 6 cyane wenda n'ikindi kubaka ni byiza kuruta gusenya ugomba kuba umwizerwa n'ibindi ariko wenda reka tuvuge ku kantu gato cyane
wenda hari murakosanya. Hari ikiganiro twakoranye, hari ijambo wavuze nararikuze cyane, burya ingo zisenyuka apfa akantu gato, noneho ka kantu gato kaza kakabyimba gaturikanya ibintu byose. So nize ko umugore wanje atagomba kubabara ibintu byose, sibyo? Wenda hari sindi umwere sindi marayika, ariko kandi koze rero ngomba kubikemura vuba na bwangu, titaye ngo hari uwotekereza ngo nabaye inganzo, kuko ni urugo rwanje. Ese uburyo mfite kwa kundi bavuga ngo umugabo bamuhindimo inganzo birambabaza. ubundi umugabo bahera he bamwita inganzo, bakabaza ari inganzo, kavuga ibindi mu mutima n'ubundi gani ko navuze aho kuba inganzo nawe umugabo nyine. noneho wowe ngaho duhe inganzwa y'umugabo ni iyi ngiyi, itari inganzwa ni iki? Umugabo utari inganzwa ni umutegetsi mu rugo rwe, ni umuyobozi, siko? Niwe mutwe w'urugo. Nuvuga akantu ko gutegeka ntihagire uwo bikwaza, ntawe uzi iyo baradategetse. Ni ibintu bibiri bishorerana, byanga byakunda. Rero inganzwa itega amabwiriza umugore gusa. uriya se Of course. Kubera ko ikintu umugore atemeye umugabo w'inganzwa ntyo gikora. Uko nuko sinzi ko mbisobanuye nabi. none se wenda nk'ikibazo nahita ngira aho ngaho, si ubu ngubu iki gihe tugezemo ni igihe kitari igihe cyo kuvuga ngo decision yabaye yanje njyewe, sibyo? Ukaba wenda wagira igitekerezo runaka uzana, ntimucumve kimwe na mugenzi wawe, sibyo? Mugenzi wawe akakubwira ati oya iki kintu ntabwo bikunda, reka iki kintu rwose ucyihorere, reka kuba twogikora, ukakireka kubera ko mutacumvikana, uba ubaye inganzo aho ngaho cyangwa cyane, uba ubaye inganzo cyane. njyewe nkeka ko ndabisobanura kuba inganzwa ni ukwemera kuganzwa. Fata verbe inshinga mugani w'abanyarwanda. So hari umuntu wazanye ibiremereye kuruta ibyawe n'ibyo ugiye kugendera yakuganirije, ntibishoboka yuko ushobora kuzana igitekerezo, sibyo? Wenda uburyo umupatina wawe abyumva akaba yakubwira ati wenda urugero rumwe, sibyo? Mu rugo iwanjye tugure televiziyo, sibyo? Umwana agomba gutangira ishuri, urumva? Wenda wowe ufite impamvu, ufite minervare aho ngaho, hanyuma noneho umugore we arakubwira ati noneho njyewe wenda urashaka gutangiza umwana afite imyaka 2, urumva? Ntaramenya kuvuga neza, ariko wowe ku bwawe ugashaka ngo umwana agende aje ku ishuri niho azamenyera kuvuga neza, nibwo azafata neza, urumva? Akaba ari ubwo buryo bitekerezamo. Noneho umugore akakubwira ati aho kugira ngo ujane umwana afite imyaka, wogura televiziyo, kubera yuko televiziyo habamo ibintu biza bifasha abana kumenya kuvuga no kwiyadapta, ndetse nyine akabimenya vuba. Ntiwogura televiziyo ngo ariyo wenda umwana azajya agira, ndetse nanjye ubwanjye kubera yuko nzanirirwa hano mu rugo ikaba yamfasha kukipinga abana nkakora imirimo imwe n'imwe. Okay, murakoze cyane. Murabona kuba inganzwa uko mbitekereza ni igihe uretse ikintu cyari kizima kuri wowe ugakora icundi yakubwiye ubona atari kizima. Mu by'ukuri ko urabona atari kizima, akaba ari cyo wemera kandi usize ikizima, sibyo? Aho ngaho ubaye inganzwe. Wenda ku rugero umugore akubwira ati mu 7,000 ufite tugure televiziyo, titwabona ta televiziyo,
kandi wowe ufite 7 byo kwishura umwana ishuri Yes. siko noneho wabona ko umugore ari bukuzaniye ikibazo ukemera mukagura televiziyo ugasigara ushaka minerval ariko uba wabivunikiyemo cyane urumva ko ico kintu ariko kwemera igitekerezo kizima cy'umugore urumva ahubwo mu kuvuga ngo umuntu ni inganzwa nabyo birimo amoko nyine yo kuvuga ngo uyu muntu ni inganzwa muri ubu buryo urumva muri ubu buryo so umuntu hari umuntu w'inganzwa nyine w'inganzwa kuri buri byose ariko hakaba n'undi muntu dushobora kuba twavuga wenda ngo ni inganzwa bitewe n'inyungu zo guprotectinga urugo rwiwe hari inganzwa zibikoreshwa n'ubwenge bw'amahoro hakaba ni inganzwa uko nguko yego wowe n'umugore ukomeye ukemera kugendera mu bitekerezo bye kugira ngo udasenye ibyubatse ibaza umuntu umugore aramutse amenye yuko uri umuntu uteye gutyo cyangwa se umeze gutyo ntiyorushirizaho no kuzana n'ibindi wenda bishobora kuba byo kuneterariza ukisanga n'ubundi waguye muri wa mutego nka wa wundi nyine iyo adafite ubwenge siko iyo adafite ubwenge iwe abiprofitiramo ariko umugore w'umunyabwenge ntiyo kwifuza ko umugabo we amuja muzi umugore w'umunyabwenge ntiyo bikora ahubwo aremera akarengane in fact ni ukuri kose niyo nama wagira abahungu batarashaka ntibashake si byiza ko umugabo aba wenyine jewe sinubwira umuntu ngo nashake cyangwa se shakwa numva impamvu umuntu agira intego ziwe umuntu akagira ikintu kimusunika kugira ngo abe yashaka mpamagaze njyewe sinubwira umuntu ngo genda uje gushaka ahubwo ikintu navuga kuri we nubwo ari we wari ubajijwe sibyo namubwira ngo gushaka ni byiza ariko habamo izi nyungu mubaze n'izi ngizi niba meterese gato aho tuyobora ubona umuhungu wicaye udakora ushonje utambaye ukamubwira ngo gukora ni byiza ntumubwira ati nyabona kizwe n'amaguru uje kuje mu kazi noneho birasinzi wenda ko ndi bubihuze n'ico kintu cyanjye sibyo kubera yuko ubu ngubu ni nabyo bisigaye binagoye nasanze kubwira umuntu nka murumuna wanjye nkamubwira ngo shaka cyangwa se nk'umubyeyi wanjye akanshyiraho force wenda umubyeyi we birashobora kumvikana umubyeyi sibyo ariko nkanjye nkashira pressure kuri murumuna wanjye sibyo nkubwira ngo shaka ibiki n'inshuti zanjye mpuye nazo ngo nimushake ibiki nimushake sibyo kandi ntazi yuko uyu muntu mpaye mbwira sibyo either ashobora kuba avuga ati tambanze nike ndangiza nimara kurangiza wenda nzikorera ntangira akazi urumva nzabona gutekereza ibi bintu byo gushaka ariko jewe nkamanirukana genda ushake sibyo ntazi motive iri behind ndashaka kwiba sibyo akaba ari byo bituma njyewe naranabitekerejeho mbona nyine rimwe na rimwe abantu barenganya abandi urumva barenganya abandi ariko nk'umuntu wenda uri aho ngaho mbona afite ubushobozi afite akazi urumva aho ubushobozi bwo kuba yotunga urugo rwiwe burahari urumva aho kubona umukobwa nabo muri iki gihe nabyo byoroshe tibiza byoroha so arashobora kuba yabona umugeni nta kibazo gihari nk'uwo numubwira ati uratenzwa n'ubusa kwicuza n'ukwawe urumva uwo nkaba namubwira ati ushaka ni byiza washaka byoba byiza kurenza uko nguko umeze urumva bigatandukana noneho no kuvuga ngo inshuti yanjye mpuye nayo cyangwa se umuhungu mpuye nawe wese umuhaye ngo genda ushake urumva ni nk'iyo sayidi ngewe mvugamo
ariko wowe jewe biratandukanye hari igihe cyiza cyo gushaka bijanye n'imyaka hari imyaka urenza ntibibe byiza kuri wowe kubera ko utarashaka iyo myaka utagomba kwigeza utarashaka sibyo ariko reka dufate byibura tuvuge ngo umuntu watinze nurenza 30 uzaba warenze kabisa imyaka imatenga mu gushaka ngira ngo n'umuhamagaro ngiye marumfata imyaka idashobora gushyiraho umuntu pressure ndakubwira impamvu ejo bundi nari kumwe n'umugabo twenda kungana arenda gushingira sibyo onisa turenda kungana arenda gushingira byamusereye murangana wenda abantu ntibazi imyaka yawe abantu ntibazi imyaka yawe ntanduta cyane ubuzenda 5 okay sibyo noneho ntumva umuntu tagiye kugira umukwe siko mu buzima arimo afite avantage ko niba wa mukwe aba yari umuntu ushoboye cyane iyo no musapoting nta maboko agiye kubona ari nta maboko titubihisha noneho tekereza tuvuge ngo ufite imyaka 30 kiyacu twashakiye zageze imyaka 50 umwana wanje aribwo akatanenga 20 muri iyo 50 nzaba mfite imbaraga zingana gute zo gukorera urugo siko nico kintu dutandukaniyeho n'abantu bashatse mu minsi ya kera yakaza ashaka ari muto akarera abana bagakura bangana ku buryo umwana aje kugeza igihe cyo kuvuga ngo arasoza amasomo apagase isakira umujeni naho ubu nyine dufite ingaruka zikomeye cyane mu myaka iri imbere niba ufite abana bane n'urugero bose baba babyaye mu myaka 10 washatse ufite 30 siko uwanyuma ntumushatse ufite 40 siko mu myaka 40 uwo wanyuma ni ukuvuga ngo uwa mbere ari hafi gusoza primaire uwanyuma nawe mu myaka ingahe iri imbere ayitangira uzasanga uwanyuma secondaire azayigeramo aho utaninga 60-70 ushaje utagifite imbaraga siko ni mu buryo bwo kwiteganyiriza mu minsi yawe yahazaza ikigira kabiri siko uko bambwiye ngo shaka siko ngomba kwamaniruka ngo naje ndashatse ngomba kwibaza ati se gushaka ni processus imeze gute ese ubundi ndabikeneye wowe ubwawe urabikeneye umuntu wese waremwe agomba gushaka aho ngaho nganaho ndakubwira impamvu we were produced to produce twabyariwe kubyara niyo mpamvu uyu mubyeyi yabyaye umwana we ntabyare azavuga ngo yararumbye yararumbije mariage ni papasi ikibazo kiri aho ngaho sibyo buriya nk'abapadiri abamasera sibyo ko bo bariho sibyo nabo ni abantu bariho ariko kubera umuhamagaro ubahamagarira kutubaka ingo ibo ubabona gute barayobye babikora guhabanye n'uko Imana ishaka kuri jewe n'imyizerere yanje masitse kubera kutabaye padiri nuko nabonye atari byiza siko ariko wenda iyo nje kuba umugatolika ari nari kumuba so singiye kujajinga imyizerere yabo ariko iyo tuje kuba dusangiye nabi imyizerere ni gute uba padiri iyo baje kuba bameze bizeye ko nizeye gute Bibiliya iravuga ngo si byiza ko umugabo aba wenyine Yesu yaravuze ngo nico gituma umwana azasiga se na nyina umwana yazavuga ni umuhungu azasiga nde se na nyina aje kuba sekuru w'amahanga siko noneho umbwire ngo haje ga pasiteri hano noneho ibintu ukoja mu bintu bya Bibiliya
hano ni ukugenda wora abantu mukeneye umugabo ari kumwe n'umugore we mutuhe komantere gakeya tuzabazana bari kumwe n'umugore hari abantu bacikirije amatsiko y'umugore wiwe oya hari abantu bacikirije karafite urukundo harimo nguma kugira ibibazo ariko nkatinya kubimubaza ari wewe so twagiye rero muri session ya kabiri turasubiza akagemura karaho nyine murabizi abantu bamaze kutureba kenshi barabizi utuntu tugenda dukora two kurura abantu mu mutwe rero uko bigiye kugenda umuntu azajya yambara tuno tu ekuteri then noneho twese nimba ari njye bazambaye uwo mbwira ijambo ese nta gihembo kirimo ra ubutaha tuzagira igihembo okay then noneho njye nambara ekuteri Steve ambwira ijambo noneho nawe umbwira ijambo ni nkora rimwe tureba umuntu uri burusho ndi kureba ku munwa ni ku munwa bitewe nyine na ntuze bari bugere n'indirimbo bari playing nyine urumva n'ikintu gifite sound ntuze nini mu matwi ntabwo umuntu aba ari kumva noneho twe turajya dusoma ku munwa y'umuntu nawe tubanza yewe kiravuga cyane ariko turahohera sawa ni wowe tugiye kubanza Steve arakubwirije n'ubundi niwe uzambaye twagiye Steve uramubwira ijambo noneho uvuge gahoro abantu baryumve abantu baryumve noneho turebe ko bari bumenye icyo uvuze aye ushiramo volume nyinshi no kuranyumva ariko kuramumva ntabwo ndi kumva none ko wumvishije Steve uvuge gahoro rado uvuge gahoro haguruka wavuze haguruka byanze rero byakunaniye ntabwo uri kuvuga iyo yavuze cyane ariko mvuga wavuze haguruka nazo ngo haguruka wewe subizamo ningiye kukubwira ibi bintu biragoye ko bikomeye Yesu ni mwiza bimeze bite Yesu ni mwiza Yesu ni mwiza ko numva ngo bimeze bite Yesu ni mwiza Steve akazi ba kuri kuvuga cyane niko gasekeje gabanya oya ni twarameneka ndakurahira twagiye udore aravanamo Steve ntubanamo ndamubwira mugiye ukaneza subiramo mugiye avuze gute karavuga ngo beya mugiye ari wowe ukumva kagiye kukubaza nawe kumbaza ntibyoroshe kage genda subiramo genda ubwira ko mpanurwa ubivuga n'ubundi baduri kumva ikirimo mukenyeje isubiremo kandi irinde genda ubu ariko twetega yewe uzi ko wumvishe inkanga gusa noneho bagiye ndubaza
uraza ndajya he uraza ngo ndaza ariko subiramo uraza ndaza iwe arabizi uvuze gute injizamo uzi ko tempo neza ndi kumva yagize yanyeganyeze ntabwo ndi nukuri yaratarinjizamo neza turabana hirya nuko nabikoze muri make kaze wumvise ibyo navuze subiramo umugore kuki umugore ariko karakumva bana kurumva watsinzwe icyatsinzwe wowe navuze gute yavuze gute ibyo ndi kukubwira uri kubikora uravugisha ukuri serious uri kumva musubizamo Steve cyangwa kuravuga ntabwo ndi kumva ureba ku muntu mvuga no bitsinda baguhebe nabaho mbonye ikintu nanjye nsinze yagabanyije Osborne yarabyumvise hano yari ihagaze umuntu ukaratwiba niyo wazanye no game ese wowe ni utobatisha si ibyo se navuze gospel twagiye Steve ntabwo uri kuvuga twagiye ari kuzuba ayise ntabwo ndi kumva ndi kumureba ku muntu yewe twatsinzwe ni waro okay round imwe gusa nabikoze se uri kubikora umuntu areba ku munwa ati okay round imwe ikibazo kimwe gusa tangira washyizemo imfura yawe imvugo yawe sawa nishaka koza amahirwe ngo amahirwe namaki yawe amahirwe papa amahirwe yagize yahagaritse ntabwo wabyisha ariko imfura yawe nakubwiye gute imvugo yawe mwebwe sasa nuko mwamuntirisha amana Sandro kuntaje ndi kukureba ubundi ino game abari ukureba kuranyeganyeza gusa twage nase byose yabikoze sawa turagenda mukanya tugenda ku kanisa turagenda mukanya subiramo turagenda mukanya uraja mu kazi mubaze umukobwa wawe umugore wawe umukobwa wawe subiramo umukobwa wawe umubyeyi wawe umukobwa wawe none sindi gutora pe umukobwa wawe ngo umugore wawe ahubwo none irande nabishobora ahubwo ari wagerageza nagerageje kagiye akamubaza umwana mwiza umwana mwiza ngo bitete umwana mwiza ko bimeze bite umwana mwiza yabyisha araguma kubwire arageze
araguma gusubizemo atabimenya uguma gusubiramo ugahita ubimenya oya nawe ushoboye se wari wabyishe umurava wawe yahagaze ntabwo nabyumvisha ariko wabyumvise muri twebwe ninde yawe uri kuvuga ngo muri twebwe ninde witwa nde muri twebwe ninde ngo iki muri twebwe ninde wabyumvise oya basezera abantu guys mwakoze cyane kudukurikira dushimira umutumirwa wacu Steve mwakoze cyane kutwitaba Imana ikumugisha abakeneye kuzongera kumubona bazatwandikira bitubwire nibuke gukora subscribe kuri channel yongera wiyibutsa abantu nitwa RTV1 rero turabashimiye cyane ibiganiro bya The Voice of Love nakagaruka ciao ciao bye bye yeah